Murakaza neza kuri Jobless Rwanda mu kiganiro ibanga ry'ubuzima. Ese wari uzi ko hari abantu benshi bibeshya ko ubutunzi ari amafaranga cyangwa se ibikoresho bihenze? Nyamara ukuri ni uko ubutunzi nyakuri ni amahoro yo mu mutima cyangwa se urukundo rutavogerwa n'ubuzima butekanye. Iyo ibi byose ubifite, uba ufite ubutunzi bukomeye kurusha zahabu n'ifeza. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo utarigeze ugira amafaranga menshi cyangwa imitungo ikomeye nk'uko abandi babifite, ariko amagambo ye akomeje guhindura isi kugeza n'uyu munsi. Uyu nta wundi ni Bob Marley. Bob Marley ni umuhanzi w'icyamamare wakunzwe ku isi yose, uzwiho gutanga ubutumwa bukomeye cyane bwuzuye inama abicishije mu njyana ye ya reggae. Yatabarutse ku itariki 11 Gicurasi 1981 azize indwara ya kanseri. Nubwo urupfu rwe rutavugwaho rumwe, abenshi bemeza ko ashobora kuba yarishwe kubera imyumvire yo kuvuga ukuri n'uburyo ki yarwanyaga irondaruhu ryakorwaga n'abazungu. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Robert Nesta Marley. Yavutse ku itariki 6 Gashyantare 1945 aza gupfira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ntabwo ari byo tugiye kurebaho, ntabwo tujya kuvuga urugendo rwe rwose, yaba ku bavuka ndetse no kugeza apfuye. Ahubwo uyu munsi mu kiganiro ibanga ry'ubuzima tugiye kuvuga amwe mu magambo yasizwe n'iki cyamamare agahindura isi, yuzuye ubutumwa kugeza n'ubu ngubu akaba agikoreshwa ahindura ubuzima bw'abantu. Muhawe ikaze. Ntugapfobye amateka y'ibyakubayeho mu buzima kuko akubera amasomo y'ahazaza. Ntugacire abandi imanza mbere y'uko wowe ubwawe wisuzuma. Ukuri k'ubutunzi si amafaranga, ahubwo ni umutima mwiza n'uburyo utera abandi imbaraga. Jya wiga kumenya guhitamo abo ukunda, nubwo ari ikizamini ngorobahizi mu buzima. Ntugate umwanya utekereza ku byo wahombye, ahubwo wige gukunda ibyo ufite uyu munsi, uharanira kubaho mu buryo ukunda. Ntugafungure imyumvire mibi cyangwa ibitekerezo biguca intege, ahubwo iyobore wowe ubwawe. Kugira umutima wo gufasha abandi niwo utuma ubuzima bugira ubusobanuro. Ubwenge n'indangagaciro bufite agaciro gakomeye kurusha ubutunzi bwose. Umuziki ni umuti w'umutima, ushobora gukiza ibikomere by'ubuzima. Urajya usuzuma ubuzima bwawe buri gihe, wibaze niba ubuzima bwawe buri mu nzira ikwiye. Guharanira ukuri ni ngombwa mu buzima. Abo dufatanya mu buzima tugomba kubahitamo neza, dushaka abo bafite ubudahemuka. Burya urukundo ni wo musingi w'amahoro n'ubumwe mu isi yose. Iterambere ry'ukuri rishingira mu kwihangana no kudacika intege. Icyizere n'umutima w'umuntu bigomba kuza imbere. Ntukemere ko abandi baguhindura. Uburyo bwo guhindura isi bitangirira mu guhindura imitekerereze yawe. Ubuzima bwawe bufite agaciro. Ntugakurikize ibyifuzo by'abandi, ahubwo wige gukora ibyo wowe umutima wawe ukunda. Ubufatanye no gufashanya ni inkingi y'iterambere ry'abantu n'isi. Urukundo n'urumuri nibyo bikiza umwijima n'amakimbirane. Ibikomere n'ibibazo bikomeye bishobora kukwigisha, bikakubera imbaraga. Ntugategereze abandi ngo baguhindure, tangira wowe ubwawe wihindure mu buryo kandi wishimira. Ukunda ibyo akora niwe uzagira ingufu n'ishyaka ryo kugera ku nzozi ze. Umunezero si ikintu umuntu aguha, ahubwo uva mu byo ukora no mu myitwarire yawe. Kwizera ubushobozi bwawe ni intambwe ya mbere yo kugera ku byo wifuza. Ntutegereze ko ibintu byose biba perfect. Tangira icyo ushoboye gukora nonaha. Nta myaka igena aho ushobora gutangira ikintu gishya. Buri munsi ni amahirwe mashya. Ntugacike intege nubwo intambwe yaba nto. Icyo wiyumvamo cyangwa wiyumvisha gishobora kugerwaho n'imbaraga z'icyerekezo n'umurava wawe.
Iyo utangiye gutekereza ko bishoboka, umuryango mushya w'amahirwe urafunguka. Umuntu akuvuze nabi ntibikugabanyiriza agaciro, ahubwo bigaragaza icyo afite mu mutima we. Ubuzima ntibuha agaciro umuntu utagira ibigeragezo, ahubwo bushyira agaciro ku muntu wabyihanganiye. Ubukene si iherezo, ahubwo ni isomo ryo gukoresha bike ugamije byinshi. Ibigeragezo ni nk'inkwi zishyirwa mu muriro w'ubuzima, zigatuma ugurumana, bityo zigatanga imbaraga nshya. Iyo utemeye gutsindwa, nta muntu n'umwe ushobora kugutsinda. Kwiyakira mu bihe bikomeye ni intangiriro yo kwiyubaka mu bihe byiza. Ntukibaze impamvu bikugoye, ahubwo wibaze icyo bigutegurira mu minsi iri imbere. Nubwo amafaranga ashobora kugucika, icyizere n'icyemezo cyawe ntibishobora kugucika keretse iyo ubyemereye. Uwize gutsinda imbere mu mutima, iyo ageze imbere y'ibibazo byo hanze ntibimutera ubwoba. Icyizere ni umutungo utazigera usaza. Iyo ukomeje kurinda umutima wawe, nta kabuza uratunga ugatunganirwa. Amahirwe menshi aba yihishe mu bintu byoroheje tubona buri munsi. Nta mugisha ugerwaho mu nzira yoroheje. Ibyo uhanganye nabyo uyu munsi nibyo bigutoza uburyo ugomba gutsinda ejo hawe hazaza. Ubukene ntibukubuza kugera ku nzozi zawe, ahubwo bukwigisha uburyo ugomba kuzigeraho. Iyo wifashishije bike ufite, Imana iguha byinshi utatekerezaga. Ntukagire ipfumu ryo gutangira kuri bike ufite, kuko n'uwageze kuri byinshi yatangiriye kuri bike yari afite. Iyo utemeye gucika intege, nta kibazo na kimwe kikurusha imbaraga. Imbaraga ntiziva mu bice bikugize, ahubwo ziva mu mutima utemera gusubira inyuma. Iyo isi igufungiye imiryango, Imana igushyirira imbere amadirishya y'icyizere. Ibigeragezo biba inzira Imana ikoresha mu kukwereka ko ufite imbaraga utari uzi. Guhangayika ntibihindura ejo hawe hazaza, ahubwo bigutwara ibyishimo by'uyu munsi. Burya amahirwe menshi aba yihishe mu bintu byoroheje tubona buri munsi. Imitekerereze yawe igena uko ubuzima bwawe buzamera. Shyira mu mutwe ibintu byiza. Gushyira umutima wawe mu byo ukora no mu byo ukunda bituma ubuzima bwawe bugira icyerekezo gikwiriye. Intsinzi nyakuri ntabwo ari amafaranga cyangwa se izina rikomeye wubatse, ahubwo ni ukunezezwa n'ubuzima bwawe no gukunda ibyo ukora. Ntukigire mu nzira zisanzwe gusa. Kora ibidasanzwe kandi usige ikimenyetso cyiza ku bandi. Umunezero wawe ntuhagarikira ku byo wifuza ejo, ahubwo wubaka amahoro. Nubwo ibintu bigoye, buri kibazo kizana amahirwe yo kwiga no gukura. Reka nongere mbashimire mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Iyi wumva ni Jabless Rwanda mu kiganiro Ibanga ry'Ubuzima. Imana ibahe umugisha.